kandi ngo hari ibihugu Imana igiye kuzanyuramo ngo nimara kubigeramo ngo ibitindemo cyane. Bantu b'Imana ufite amatwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Watangira uti he ibyo abahanuzi turabimenyereye, ntabwo ngewe nafata amasengesho y'iminsi 45 ngo nindangiza inze gukora ibya babandi bagiye baza bari gutwika. Bamwe bari mu magereza murabibona, abandi iyo unabibone mu kaga batabasha kwikuramo. Nibwo buryo nagiye mwiyerekwa ngiye kubona mbona haguye imvura nyinshi cyane. Ya mvura iguye mbona inkangu ku misozi ziri gutembana amazu, zigatembana abantu, amazu menshi aragenda, abantu benshi baragenda, imihanda iracika. Ngiye kubona mbona abari mu bibaya barengewe n'imyuzure. Ngiye kubona mbona abantu bari mu mpinga y'umusozi. Nabonaga iyo mvura irimo n'umuyaga mwinshi, amazi arasakambutse, amazi agasenyuka akagwira abantu. None ngiye kubona mbona za nkangu aho ziri kwiroha. Iby'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntimuri butinde kubibona, bidatinze muri bubone yuko Imana yarakaye. Merutse mbaho ubutumwa buvuga ngo Imana igiye kunyura muri ibi bihugu. Nabonye amafarashi n'amagare menshi, mbona ayo mafarashi yaravudukaga cyane, yari abagabo b'abanyembaraga. Ngiye kubona mbona ayo mafarashi, ngiye kubona mbona asa n'aturutse mu gihugu cya Kenya yinjiriye Uganda, mbona arakomeje Tanzania n'u Burundi n'u Rwanda na Kongo. Imana irambwira ngo igiye gutambagira muri ibi bihugu, ngo ntago byakuyeho ko Yesu aza mu isi abamuhanuye barapfuye. Nshobora guhanura ibi ngibe ejo nkapfa kuko twese tuzapfa, ariko ibyo navuze bigasohora. Ariko Imana igiye gutambagira kuko iyi si iri mu kuboko kw'Imana, niyo yayiremye. Nta muntu ubasha guhina ukuboko kw'Imana. Iyo irambuye ukuboko kwayo nta muntu ubasha kuguhina. Korali Jehova Jire yararimbye ngo iyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye. Abantu naragakunze, Imana nibwo yasanze irambwira ngo abantu bagiye gupfira mu moko. Abantu bamwe aho kugira ngo n'ubundi bavuge batari ko ibi bintu bizagaza ryari bakizwe bavemo bamenye ukuri babaturwe, ahubwo aho ngaho niho bapfiriye. Umuntu kumva ni umushumba ayoboye itorero ariko yapfiriye mu moko, kumva umuntu ni pasiteri kumva yapfiriye mu moko. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo inkota y'Imana iraje, inkota y'Imana iraje. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro atangwa n'Imana. Uyu munsi wa none twongega kandi kubana n'umukozi w'Imana mumaze kumumenyera, ntabwo ari mushyashya, kandi tuzabana uko umwuka azajya adushoboza. Uyu yitwa Munyarubuga Vedaste, afite channel yitwa Amakuru y'Ijuru TV. Amakuru y'Ijuru TV rero nta kindi kintu kiyibaho kibaha amakuru y'ijuru. Ni amakuru y'ijuru. Ni amakuru y'ijuru. Niko bimeze. Munyarukireho mureba amakuru y'ijuru. Buriya iyo umuntu ari w'abandi avuga duke, agenda komoza ariko yari iwe aridagadura akagenza uko abishaka. Niyo mpamvu rero
mbashishikariza kugira ngo nawe mumukurikire umuforowinge kugira ngo nawe agende atambutse ubutumwa bugere ku bantu benshi. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego, turaho, turashimira Imana yo mu ijuru. Uyu munsi nakuvuze mu izina, uvuga amazina utampaye uburenganzira, ariko nta nubwo turutana cyane. Niyo twaba turutana ntabwo kumvuga ntabwo ari ikibazo. Abantu baba bafite uko babanye, yego, turi abagenzi bajya mu ijuru. Reka rero tukwakire usuhuza abakunzi bacu, numara kudusuhuza isengesho ubundi tuguhereza umwanya tambutse ubutumwa bw'Imana. Turashimira Imana itwemereye kongera kugera hano kuri iyi channel Imana Irahari TV. Tuboneyeho gusuhuza abakunzi b'iyi channel aho baherereye hose. Uwiteka Imana abahe umugisha, muhezagirwe, niko abarundi babivuga. Bityo rero sinongera kwivuga kuko hari ibintu njya nkunda kuvuga bitwara umwanya w'ubusa. N'ubundi uyoboye ikiganiro yavuze amazina yanjye. Ubwo rero numva twasenga Imana tugakomeza. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu, habwa icyubahiro. Uri Imana nziza, ubereye mwiza abagutegereje. Nta muntu ugutegereje uzakorwa n'isoni. Icyakora wategereza mwene wanyu ugakorwa n'isoni, wategereza inshuti n'abavandimwe ukamwara, wategereza abakomeye isoni zikagukora, ariko nta muntu utegereje Imana uzakorwa n'isoni. Dusengeye ikiganiro tugiye gukora, Mwami ubane natwe, utuyoboze umwuka wawe wera kuva dutangiye kugeza dushoje. Ngaho nyemerera rero utugirire neza, kandi iki kibuga turi gukoreramo ukirinde imyuka mibi y'abadayimoni, kuko ntabwo bishimira yuko twakora ibiganiro nk'ibi bibasha gukiza imitima ya benshi, bikagirira umumaro benshi. Urakoze Mana, ngaho bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli. Turasoma igice cya 21, turasoma n'umurongo waho w'10, turageza ku murongo wa 12. Haranditswe ngo maze ibifite umubiri byose bizamenya yuko nje Uwiteka nakuye inkota yanjye mu rwubati rwayo, ntabwo izarusubiramo ukundi. Nuko rero unihe mwana w'umuntu, kandi unihira imbere yabo ufite umubabaro mwinshi uguciye umugongo. Nuko nibakubaza bati igituma uniha niki, uzabasubiza uti mbitewe n'inkuru y'ibibi bije. Umutima wose uzahamuka n'amaboko yose atenebuke, umutima wose uzakuka n'intege zose zihinduka amazi. Dore biraje kandi birasohoye, niko umwami Uwiteka avuga. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo maze ibifite umubiri byose bizamenya yuko njyewe Uwiteka nakuye inkota mu rwubati rwayo, kandi ko itazarusubiramo ukundi. Muri iyi minsi ntabwo abantu mwari mukunze kumbona mu bintu bya social media cyane ku macano, nk'uko mwene data yabivuze. Nari narafashe umwanzuro wo guhabwa ubutumwa nkabunyuza kuri channel Amakuru y'Ijuru TV, kuko ariyo channel nkoreraho. Iyo ijambo ry'Imana rije muri njyewe nditambutsa kwayo Makuru y'Ijuru TV, ubutumwa nabuhabwa nkabunyuza aho ngaho. Ariko muri iyi minsi ndimo senga, mbere y'amatora ya Perezida wa Repubulika, Imana niho yasanze impereza ubutumwa. Imbwira yuko abantu bakabije gukabya ingeso z'ubugome, abantu bakabije gukabya ingeso z'ibyaha,
irambwira ngo ibyaha biri gukorwa muri iki gihe biruta iby'i Sodomu n'i Gomora. Imana irambwira ngo irambiwe abatinganyi bariho muri iki gihe cya none. Imana irambwira ngo irambiwe akavuyo kabitwa abakozi b'Imana baragiye kugura imbaraga z'ikuzimu bakorana nazo. Imana irambwira ngo irambiwe abasambanyi baboneka mu bapasiteri. Imana irambwira ngo irambiwe akavuyo k'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Irambwira ngo baravuga Imana mu bitari ukuri, baravuga Imana itabarimo. Imana irambwira ngo barayivuga ku munwa ariko mu mitima yabo Imana itabarimo. Imana irambwira ngo yazanye icyorezo cya COVID kugira ngo abantu nibura bige, abari muri iyi si bige, nibura bamenye Imana, bamenye guca bugufi, bahindira umushyitsi imbere y'Imana. Imana irambwira ngo icyo cyorezo nubwo yakizanye ntabwo abantu bagize ntabwo mbese bize ngo bagire ubwo bamenya. Imana irambwira ngo hari abantu yanyujije mu bihe bikomeye. Irambwira ngo hari abantu yarokoye mu bihe by'amasasu. Imana irambwira ngo hari abantu yagiye ikura mu mirambo, abandi barapfa ariko birabarinda. Kandi Imana irambwira ngo hari abantu yarinze mu bihe bikomeye, ibarinda ibyorezo bikomeye cyane. Imana injyana mu iyerekwa, inyereka abantu barinzwe. Ni ukuri mu bihe by'intambara twanyuzemo, inyereka abantu barinzwe, barindirwa muri Kongo. Imana inyereka abantu barinzwe n'ubundi muri bya bihe by'indwara zari zikomeye bagiye banyuramo, bagahiga imihigo bakavuga ngo Mana tuzagukorera. Ariko Imana irambwira ngo muri iyi minsi ntabwo ndi gutambutsa ubutumwa buryohereye. Abantu mwihangane, kandi njyewe ibiryo byanjye buno muri iyi minsi ni amasengesho. Ibiryo byanjye ni amasengesho. Abantu mwihangane, ndabizi abantu mumenyereye kubona message nk'iyi ngiyi mugatangira gutuka abakozi b'Imana mukabatera amabuye. Kandi njyewe nabwiye abantu navuga ngo ahantu hose wajya, ubundi uzakorera Imana utarebye ku muntu, kuko nureba ku bantu uzagwa vuba. Imana yerutse ko mu butumwa irambwira ngo bwira abantu birinde gukerezwa n'abandi, kuko abantu igice cyose uzajyamo bazagusangayo. Nuza hano ukavuga uti njyewe reka nigire ngo ndi guhanura, ntambutse ubuhanuzi bw'imigisha, ariko ukabivuga utabwirijwe n'Imana. Hari abantu bazahita bareba kure batariko ubu buhanuzi bw'imigisha n'ibyaha biriho mu iki gihe, uriya muhanuzi n'uw'Imana, bazagutera amabuye. Nuza hano ukavuga tumva reka ngende ntambutse ubuhanuzi buvuga ku n'ubundi ku bihe bikomeye bije. N'ubundi hari abazavuga batari ku bundi igihe abantu bahereye bavuga ibikomeye, n'ubundi ibikomeye Imana twaba twarakoze ibyaha bingana gute kugira ngo n'ubundi duhore mu bintu bikomeye gusa. Ariko Imana yarasanze irambwira ngo ifitanye ikibazo n'abantu baherereye muri ibi biyaga muri ibi bihugu bituriye ibiyaga bigari. Ubwo nimvuga abantu baturiye muri ibi bihugu bituriye ibiyaga bigari, ibihugu mbese bituye hano muri ibi biyaga bigari, nuko nguko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo igiye gutambagira muri ibi bihugu bituranye, ibi bihugu duhana imbibi. Kandi njyewe iyo manura uko negetswe, ni ukuvuga ngo n'u Rwanda rwacu rurimo, ariko ni ugusenga, tugasengera ibi bihugu, tugasengera igihugu cyacu. Ntabwo twifuza kubona ibyago, nkunda kubivuga. Imana yaranambwiye ngo ubu buhanuzi, hari n'abahanuzi benshi yagiye ibuhereza bakavuga bati oya ibi ntabwo natinya kubivuga. Imana irambwira ngo genda ubwire aba bahanuzi babitse ibintu by'Imana,
Imana yahaye ubutumwa bagatinya kubuvuga. Imana irambwira ngo mbabwire ngo bagiye kwibona mu nda y'urufi nk'uko Yona yibonye mu nda y'urufi. Imana irambwira ngo mu nda y'urufi ni hahandi umuntu ahura n'ibibazo agatakira Imana nti Imana wambabariye ukandengera. Imana ikakwihorera ikakubwira ngo nanjye naguhaye umwanya, nagutegetse ibyo uvuga, n'ubundi urabyirengagiza. Ni ukuvuga ngo Imana irambwira ngo ifitanye urubanza n'abitwa abakozi b'Imana benshi cyane yagiye ihereza ubutumwa, ikabakangura ikababwira ngo ubu butumwa shyirira uriya muntu ubu butumwa, akavuga ati njyewe umeze gutya ndashyira gitifu w'umurenge ubutumwa. Imana igatuma umuhanuzi ikamutuma ku mushumba w'itorero, umuhanuzi akavuga ati ibi bintu nahangara kubibwira umushumba. Imana igatuma umuhanuzi ati genda ubwire uriya muntu ave mu byaha arimo, cyangwa umubwire ibi n'ibi. Yarangiza akavuga ati njyewe ndi muntu ki wahangara umuntu umeze kuriya. Buriya Imana yampaye ubutumwa buvuga ngo ikintu kizatuma Imana ikurengera kandi ikanakurwanirira no mu bikomeye ni ukuyumvira. Haleluya. Iyo wumviye Imana yirengera n'ingaruka ushobora guhura nazo mu gihe hari ibyaza bigushaka biturutse n'ubundi mu byo wenda watumwe n'Imana. Reka mbibare gutyo, Imana iba ifite uburyo yakurenganura, ariko iyo igutumye, buriya nkanjye ubu butumwa kugira ngo mbusohore nagiye mbuhabwa mu minsi yashije, ariko nza gufata amasengesho. Ndavuga ngiye gufata amasengesho y'ibihe birebire. Niho nafashe amasengesho iminsi 45 uku kwezi kwa karindwi kose. Ntabwo nigeze njya ku manywa, nta nubwo nigeze nywa no ku manywa. Ndavuga ni nzasoza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8. Imana niho yambwiye ngumva nagiye nguhereza ubu butumwa n'ubutambutse, haguruka ugenda utambutse ubu butumwa ubutangariza abanyarwanda. Kandi Imana irambwira ngo mbwire abanyarwanda ngo ibiri kubera hakurya hariya muri Kongo ntabwo ari uko bakoze ibyaha kuruta abandi, ahubwo Imana irambwira ngo n'uburinzi bw'Imana Imana yadushyizeho, ariko ngo none kubwo gukabya ingeso z'ibyaha kuri mu bantu benshi kandi bitirirwa izina ry'Imana, ngo abantu nibadahindukira, ndavuga message uko nayihawe, abantu bazajya kwibona bibone mu kaga batabasha kwikuramo. Nibwo buryo nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona haguye imvura nyinshi cyane. Ya mvura iguye mbona inkangu ku misozi ziri gutembana amazu, zigatembana abantu, amazu menshi aragenda, abantu benshi baragenda, imihanda iracika. Ngiye kubona mbona abari mu bibaya barengewe n'imyuzure. Ngiye kubona mbona abantu bari mu mpinga y'umusozi. Nabonaga iyo mvura irimo n'umuyaga mwinshi, amazi arasakambutse, amazi agasenyuka akagwira abantu. None ngiye kubona mbona za nkangu aho ziri kwiroha, nkabona bihindutse nk'umuriro w'amazuku. Iyo ibirunga byarutse, kubabizi hari icyo bita amazuku, ibintu bimeze nk'igikoma biri kwaka umuriro, niko nabonaga bimeze. Nkabona abantu bari kuririra, nkabona abantu mbese bari kurira, bari muri ayo mazuku barira cyane, bagatabaza ntagere ubatabara. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimutaba amaso ngo musenge, abantu bamenye Imana nibo bagiye kudukururira ibibazo. Ntabwo ibibazo tugiye kubikururirwa n'abapagani, n'abantu bamenye Imana. Abantu bamaze kumenya Imana barivanga. Hari ubutumwa mperutse gutambutsa shingira ku ijambo ry'Imana ry'umugaragu w'Imana witwa Salomo. Ijambo ry'Imana aho Salomo Imana yamusanze iramubwira tumva rero, n'ubundi kubera yuko naguhaye ubwami ukansuzugura, nunyumvire ngiye kukunyaga ubwami, kandi ubwami ngiye kukunyaga mbugabire umugaragu wawe. Erega icyicaro wicayemo Imana yakigukuramo ndakacicaramo. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba uri mushumba uyoboye paruwasi, uyoboye itorero, iyo ntebe ntago wavutse uyicayeho, ni Imana yayigushyizemo kubera ko utari guhesha Imana icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ntebe ugiye kuyikurwaho. Ndagira ngo nkubwire ngo kubera ko wibagiwe aho Imana yagukuye cya gihe
ayiwe uri gushaka n'imboga z'inuza z'isombe ukazibura, ukavuga ngo Mana nungaburira nzagukorera. Ko yakugaburiye ukarya ugahaga, ibyo wituye Imana ni ibihe? Ariko ndagira nkubwire ngo inkota y'Imana ivuye mu rwubati rwayo kandi ntabwo izarusubiramo ukundi. Wowe uneza amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo turabizi abantu bamenyereye yuko ku mashosho media habaho gutwika. Ntabwo ndi gutwika, kuko ndagira ngo nkubwire ngo iby'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntimuri butinde kubibona, bidatinze muri bubone yuko Imana yarakaye. Merutse mbaho ubutumwa buvuga ngo Imana igiye kunyura muri ibi bihugu. Nabonye amafarashi n'amagare menshi, mbona ayo mafarashi yaravudukaga cyane, yari abagabo b'abanyembaraga. Ngiye kubona mbona ayo mafarashi, mbona asa n'ahaturutse mu gihugu cya Kenya yinjiriye Uganda, mbona yarakomeje Tanzania n'u Burundi n'u Rwanda na Kongo. Imana irambwira ngo igiye gutambagira muri ibi bihugu, ngo kandi ngo hari ibihugu Imana igiye kuzanyuramo, ngo nimara kubigeramo ngo ibitindemo cyane. Bantu b'Imana, ufite amatwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Watangira uti he, ibyo abahanuzi turabimenyereye, ntabwo ngewe nafata amasengesho y'iminsi 45 ngo nindangiza inze gukora ibya babandi bagiye baza bari gutwika. Bamwe bari mu magereza murabibona, abandi iyo umuntu avuze ukuri kuvuye ku Mana ishobora byose, uko kuri kurigaragaza kandi ntibitinda kumenyekana yuko bya bintu byavuye ku Mana. Hari ibyavuzwe n'abahanuzi, abahanuzi bamwe barapfuye ntibakiriho, ariko Imana irambwira ngo nubwo abahanuzi bamwe bapfuye barabihanuye, ngo ntabwo iyavuze ibyo ngibyo yapfuye. Imana irambwira ngo hari ibyo igiye kugisohoza, n'ababihanuye barapfuye. Nshobora guhanura ubu buhanuzi ejo nkapfa, ariko ntibikuraho yuko ibyo ngewe navuze bizasohora. Yesaya yahanuye umwami Yesu, ntabwo yigeze amubonaho. Twagiye tubona abandi bahanuzi bagiye bahanura kuri Yesu, n'abamaraki baramuhanuye ntibigeze bamubonaho. Ariko ntabwo byakuyeho ko Yesu aza mu isi, abamuhanuye barapfuye. Nshobora guhanura ibi ngibi ejo nkapfa, kuko twese tuzapfa, ariko ibyo navuze bigasohora. Ariko Imana igiye gutambagira, kuko iyi si iri mu kuboko kw'Imana, niyo yayiremye. Nta muntu ubasha guhina ukuboko kw'Imana. Iyo irambuye ukuboko kwayo, nta muntu ubasha kuguhina. Korali Jehova Jire yararimbye ngo iyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye. Ni Imana ifata abaperezida ikabakura ku ntebe zabo, ni Imana ifata abaminisitiri ikabahirika, ni Imana ifata abami ikabica, ni Imana yica. Bantu twe kujya turebera Imana ngo ni inyembabazi, tugakora ibyaha tugasambana ngo ni inyemba, ariko ni Imana y'inyembabazi. Izihanganira ubwo busambanyi bwawe igeze ryari? Izihanganira ubwo bujura bwawe igeze ryari? Izihanganira ubutinganyi bwawe igeze ryari? Izihanganira uburozi bwawe igeze ryari? Yezebeli yisize irangi ariyoberanya, ariko umuntu w'Imana witwa Yehu aramubona, aramumenya, nubwo yisize irangi mu maso yiyoberanyije. Imana yambwiye ngo hari abantu bamenyereye kwiyoberanya. Imana yo mu ijuru irambwira ngo iraje kandi ntabwo izihangana. Abantu benshi muri iyi minsi aho kugira ngo bakizwe, batinze mu byaha, bakerejwe n'ibyaha, basinzirijwe n'ibyaha. Ariko yambwiye ngo inkota yayo yamaze kuva mu rwubati rwayo, kandi ucyumva iyi message ntabwo ari ubutumwa umuntu atambutsa ngo ubutumwa ngo bugende. Nabutambukije no ku makuru y'Ijuru TV, nujya ahura busangaho. Ubu ni ubutumwa ukwiriye kugeza kuri mugenzi wawe nawe akabwumva. Imana irambwira ngo n'abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze babyumve neza, abashoboye gusenga basengera ibi bihugu byacu. Turabizi ibihugu byacu bifite abantu babivuyemo. Hari abari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Amerika, bari mu bindi bihugu za Angola, muri za Malawi n'ibindi bihugu byo hanze. Hari abavuye muri Kongo,
hari abavuye za Uganda, hari abavuye Tanzania, bajya muri ibyo bihugu. Musengere ibi bihugu byacu kuko Imana igiye kunyura muri ibi bihugu. Kandi wakwibaza ngo mbese Imana izanyura muri ibi bihugu gute? Buriya mureke mbabwire, hari ukuntu Imana inyura mu bihugu, hari ukuntu Imana inyura ahantu, yanyura ahantu guca muri kamera abantu bose bakamenya yuko Imana yahanyuze. N'umwana mutoya, Imana yarambwiye ngo n'umwana mutoya azamenya yuko Imana yanyuze mu gihugu cy'u Rwanda. N'umwana mutoya wo mu Burundi azamenya yuko Imana yanyuze muri icyo gihugu. N'umwana mutoya icyo akora muri Kongo ho, mbona Imana yaratangiye kugerayo. Imana yatangiye kugerayo. Niyo mpamvu abantu dukwiriye gusenga, tugasengera ibi bihugu byacu. Imana ikagarura amahoro, Imana ikagarura ubwumvikane, Imana ikagarura umutekano, Imana ikaduha guhuza. Iyo irebye Imana yasanze muri iki gitondo, yo nahise mbyandika muri telefone, Imana imaze kunganiriza. Imana yasanze ni ukuri, ni Imana yitegereza ibyo abantu bakora. Nahise mbyandika muri agenda yo muri telefone. Ayiwe, Imana igenderera abantu, Imana itugiriye neza cyane. Imana irambwira ngo hari abantu n'ubundi bagiye gupfira mu bintu byitwa moko. Ndabivugaho. Irambwira ngo ibabajwe n'abantu bagiye gupfira mu moko. Gasanga abantu ngo ngiye ngo ndi umuhutu, ngo ngiye ngo ndi umututsi. Nakunze ijambo ryavuzwe n'umukuru wacu w'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ako kantu ndagafite muri telefone. Yaravuze ngo iyo ubwiye umujapani ngo ngiye ndi umututsi, yibaza ibyo uvuga bikakuyobera, abona ko nta bwenge ugira. Iyo ubwiye umunyanigeria uti ngiye ndi umuhutu, yibaza ibyo uvuga ibyo ari byo bikamuyobera. Ariko iyo uvuze ngo ndi umunyarwanda, yumva icyo uvuze. Ako kantu naragakunze. Imana nibwo yasanze irambwira ngo abantu bagiye gupfira mu moko. Abantu bamwe aho kugira ngo n'ubundi bavuge batari ko ibi bintu bizagaza ryari bakizwe bavemo bamenye ukuri, babaturwe. Ahubwo aho ngaho niho bapfiriye. Umuntu kumva ni umushumba ayoboye itorero ariko yapfiriye mu moko. Kumva umuntu ni pasiteri, kumva yapfiriye mu moko. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo inkota y'Imana iraje, inkota y'Imana iraje, inkota y'Imana iraje. Muri iyi minsi nta biryohereye afite. Nuko nguko Imana yampaye ibintu bishaririye cyane muri aya masengesho ndi gusenga. Imana yampaye message zishaririye cyane, nta bintu biryohereye afite. Icyo ndi kubwira abantu bumva izi message, basenga Imana, basenga Imana, nta kindi cyakorwa uretse gusenga Imana. Mureke dusenga Imana. Njya nkunda kubwira Imana ngo uzandinde kugabanya message wamaye cyangwa kuyongera. Nongeye kuri iyi message naba nkoze icyaha, kandi nyingabanyije naba nkoze icyaha. Uku ni kwi message Imana yayimpaye kugira ngo nyitambutse. Reka dusenge. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishobora byose, kandi ijambo ryawe muri Zaburi ya 94 hari ijambo rivuga ngo mbese iyaremye amaso ntireba, ihanisha amahanga ibihano n'izahana. Uyu mwanya wamaye ubu butumwa, ariko byaba byiza abantu bumvisha ubu butumwa bakava mu ruhirahiro rw'amagambo no guterana amabuye, ahubwo nibura bashoboye gusenga bagasenga, bakanihira ibihugu byacu, bakanihira imiryango yacu, bakanihira amatorero, bakanihira. Ayiwe, wambwiye yuko abantu benshi bagiye gukorwa n'isoni kandi bagatungurwa. Nibura Mana uri umunyembabazi. Ininewe barakunihiye bakimara kumva message ya Yona, baraniha ubagirira imbabazi. Reka rero nanjye nkomeje gusenga nihira ibihugu byacu, ukomeze kunyumva, kandi n'abazakurikirana ubutumwa bagasenga. Mana uzabumve uri mu ijuru. Urakoze Mana, urakoze ko wumvishe iri sengesho. Ngaho genderera abantu bawe ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe, umuntu yakwifuza gusengana nawe, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefoni ni 0785455236.
9. Airtel ni 07 3 200 808. Shalom. murakoze cyane.